uyu munsi rero turashaka kureba ijambo rikomeza kutuyobora mu gusenga kwacu, tuyiriza twiga ijambo ry'Imana. Ntabwo bibuza ko buri muntu wese aba afite umunsi nk'uyu ibyo asengera. Iyo dusengera ni byinshi cyane, nubwo wabyuka nta bibazo ufite wowe, ariko ibyo usengera nk'umwana w'Imana birahari. Ushobora gusengera abandi, ushobora gusengera itorero ry'Imana muri rusange, ushobora gusengera ni byinshi Imana ishimwe. Ushobora gusengera abarimbuka, hari abuzi n'abutazi. Ushobora gusengera umugambi w'Imana ngo usozwe muri iyi si. Umwana w'Imana rero ntabwo ubutambyi bwe bubura akazi. Wenda Abisirayeli arigiye wenda bategerezaga ko intama ziza, wenda akanyuramo nk'isaha umunyabyaha aje kuzana intama cyangwa igitambo cye, ariko twebwe ntabwo dushomera. Ubutambyi bwacu buhora amasaha 28 kuri 28. Nimba tuzi ko twahindutse abatambyi, twaba bamwe barabyibagirwa, bakumva ko gukizwa gusa no kuba uraho gusa utegeza kujya mu ijuru. Ni bake bazi ko bahindutse kuba abatambyi, kandi bakamenya umutambyi icyo akora. Uyu munsi rero umutwe uravuga uti mu ijambo ry'Imana, ubuzima bw'umuntu bushamikiye ku giti akomokaho. Ubuzima bw'umuntu bushamikiye ku giti akomokaho. Nibyo bita mu Cyongereza family tree cyangwa arbre généalogique. Mu mvugo z'amahanga ni ibi, ni arbre généalogique cyangwa family tree, cyangwa kubyerekeye inyamaswa byita pedigree. Amen. Arbre ni kuvuga ni igiti, tree ni igiti. Kubera iki bavuga arbre généalogique? Kubera iki? Igiti kigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi: imizi, hanyuma igihimba n'amashami. Wabise? None bavuga umuntu wese ngo afite arbre généalogique ye, igiti ushamikiyeho. Ubuzima bwawe ntago bwaturutse mu cyuka gusa nyuma wisanguri uraho. Harabakubyaye, nabo arabababyaye, n'ababyaye arababyaye. Nibyo bita arbre généalogique. Rero mu Kinyarwanda cyanjye nabyise igiti dushamikiyeho, kuko urumva ko turi amashami. Rero hari igiti dushamikiyeho. Uvuga ngo hari imizi, hari iki, igihimba n'amashami. Umuntu wese n'inyamaswa niko bimeze. Amen. Kubera iki iri somo ari ingenzi? Ni ukubera iki kibazo? Kubera ko nimba umuntu wese afite igiti ashamikiyeho, akaba ari ishami y'igiti, uvuga ngo inkomoko ye mu muryango we, abamubyaye, ababyaye, tugasubira inyuma mu mateka, bifite ingaruka mu gakiza. Kubera iki? Kubera ko mbere yuko tubaho twebwe ngo tugire amateka yacu bwite, turi imbuto zandi mateka. Wajyise? Uvuga ngo ubuzima bwawe ntibutangira n'amateka yawe bwite. Kugira ngo ubuzima bwawe butangire n'amateka yawe bwite, nuko uba ikimanuka, ukisanga uri ku isi. Aho rero amateka yawe yatangirana nawe, cyangwa yaho uturutse ntazi. Ubwo rero tuza mu isi dufite andi mateka, mbere ko ubwacu twubaka amateka yacu. Ayo mateka tuyakomoza ku batubyaye, nawe ukayakomoza ku babyaye. Rero ikintu abantu benshi batazi nuko ntabwo ababyeyi bacu baturaga gusa ibigize umubiri. Murazi ko umuntu wese afite ibintu bibiri bihuje avana kuri mama no kuri papa. Iyo itari chromosome. Mama azana 23, papa akazana 23. None bikaba 23 paires de chromosomes. Ndivuga ngo 50% ukavuka wowe rero. Mama wawe yazanye 50% bikugize, na papa wazana 50% ukavuta uwa wowe rero. ADN ziri muri chromosome aho no tuzivana ku babyeyi.
iyo bavuze ADN y'umuntu kuvuga ngo niho hari amateka yabakomokaho. Amen. Hanyuma birumvikana bariya ababyeyi bacu nabo dufite ibyabo ariko mu mibare itandukanye, kuko papa afite nawe papa we na mama we, na mama afite papa we na mama we. Bariya rero hari ibyo baturaze binyuze mu bana babo ababyeyi bacu, ariko muri proportion zitandukanye, ariko batubyaye direct bo. Mama yazanye 50 na papa yazanye 50. Amen. Ariko ikibazo rero ni iki rero, ese baturaze gusa ibitugize ku mubiri? Hariho siyanse itaremezwa ijana ku ijana muri domaine ya siyanse yitwa la psychogenealogie. Ivuga ko ntago baturaga gusa amatwi n'ibindi byose, ngo baturaga n'ubuzima bwabo babayemo. Mwabizi? Baturaga n'ubuzima babayemo, mu jambo rimwe baturaga n'amateka yabo. Ariko ibyo nubwo iriya psychogenealogie bayita pseudoscience, ko atari science yemeje, ariko no munsi iremerwa kuko bakoze experience. Amen. Reka mbahe ingero ebyiri kugira ngo mubimenye, ndabishira mu Kinyarwanda. Ce qui est arrivé à nos ancêtres se retrouve tapis au plus profond de nous. Ngwibyo abakurambere bacu babaye mu buzima bwabo bitwibitsemo, biri muri twe, sans que nous nous en doutions, tout en ashobora kubitekereza. Ce qui les a marqués nous marque aussi. Ibyababayeho barabituraga. Alors, base scientifique ni urufatiro nuru. Une étude portant sur la famine qui a affecté les Pays-Bas au cours de l'hiver 1944-45. Ubuholandi mwaka wa 1944 na 1945, urumva isi yari mu ntambara ya kabiri. Bari munsi y'ubutware bw'Abadagi ba Hitler. Ndio navuga Ubuholandi. Ngo cette famine a canonisé cette hérédité épigénétique. Ngo iyo nzara Abadagi babashizemo Bahorande. Amen. Muri uwo mwaka umwe hagati ya 1944 na 1945, igihe cy'intambara kabiri y'isi yose, ngo byagize ingaruka no ku bana babo bavutse byose, kandi bo batigeze basonza. Du fait de la privation de la nourriture, les femmes en fin de grossesse à cette période ont donné naissance à des bébés plus petits que la moyenne, ayant plus de risques adultes d'être atteints de diabète ou d'obésité. Ngo abagore bari batwitse muri icyo gihe, iyo nzara yatumye babyara utwana tudashitse, de bébés plus petits, duto que la moyenne, ngo duto cyane, ngo dufite risque yo kuza kurwara diabete cyangwa kuzagira obésité, bakabyibuha mu byoho ukabije. Ngo rien d'étonnant à cela, ngo nago bitangaje. La surprise est venue plus tard, nyuma ibyabaye, lorsque ces bébés de la faim, abo bana sibyo babyawe n'ababyeyi bashizwe mu nzara n'Abadagi, ont à leur tour donné naissance à des amants, nabo barize kubyara. Wibise ababyeyi bashizwe muri iyo nzara n'Abadagi, baje kubyara abana babyara ari duto, bamaze kuba ababyeyi nabo babyara nabo abana. Or, ceux-ci étaient atteints dans des proportions anormales de diabète, voire de rachitisme. Abo bana baje kuvuka bafite diabete ndetse bafite n'amagufa afite ikibazo rachitisme, kuvuga ngo bakamagura ameze gutya, sibyo? Rachitisme ni indwara y'amagufa. Alors que leurs parents n'avaient jamais souffert de malnutrition.
bo abababyaye intambara yararangiye, bo nta nzara bagize, ariko basekuru wabo na nyirakuru sibyo, si bo bahuye n'aya nzara. Noneho mu buzukuru babo ingaruka zabajeho. La santé de ces enfants pâtissait du fait que leur grand-mère avait souffert de la faim, kuko abakuru mukabo abasokuru bahuye n'iyo nzara. Ce traumatisme s'était ajouté au génome de la lignée. Ni ukuvuga ngo iyo traumatisme bagize y'inzara yaje gukurikirana n'uturemangingo bahaye ababakomokaho. Nabuze uko mbibonye Rwanda, ma gene. Et ce n'est pas le seul exemple. Abona abantu. En 2013, muri 2013, des chercheurs ont appris à des souris à craindre l'odeur de l'acétophénone qui évoque l'amande. Ni ukuvuga ngo imbeba barazifashe noneho bapompa iyo produit kugira ngo zitangire gutinya impumuro iyo produit. À chaque fois que cette odeur planait, elle recevait une décharge électrique. Ni ukuvuga ngo iyo produit imeze nk'amande. Ni ukuvuga ngo izo mbeba, ni ukuvuga ngo bashizeho iyo produit ikaba ihumura nk'ikintu izikunda sibyo, bayisagaho bazishyiraho amashanyarazi kugira ngo zitinye ya mpumuro. Mwabyumvise? À chaque fois que cette odeur planait, elle recevait une décharge électrique. Or, les descendants de ces souris, abana b'izo mbeba zitigeze zishyirwa ku mashanyarazi ngo zitinye cya kintu, se sont révélés eux aussi nerveux en présence d'acétophénone, bien qu'il n'y ait jamais été exposé. Za mbeba zavutse nubwo zitigeze zinyura muri experience, nazo zaratinye nk'uko ababyeyi bazo batinyaga. Des résultats qui suggèrent que les peurs peuvent se transmettre. Ibi byerekana ko ubwoba bushobora guhererekanwa ku babyeyi bukajya ku bana. Depuis 15 ans, ces curieuses découvertes se multiplient. Kuva mu myaka 15 inyuma ibyo bigenda bigeragezwa kandi bigasangwa ko ari byo. Et si elles affolent la communauté scientifique, c'est qu'elles obligent à repenser ce qui fonde nos identités. Nous, abashakashatsi, nubwo ibyo bintu bibasiga, ariko bategeka kongera gutekereza ibyo bibwira ko ari ukuri ku byerekeye identité y'umuntu. Donc, nos aïeux ne nous transmettent pas que des gènes. Abo dukomokaho ntabwo baturaga gusa ibitugize bikagira amatwi bikagira iki. Leurs conditions de vie entrent désormais dans l'équation. Conditions z'ubuzima babayemo barazituraga, ibyababaje, ibyabanejeje, ubuzima bwabo nabwo barabuturaga. Leur vécu semble bel et bien s'inscrit d'une façon ou d'une autre au cœur des cellules. Ni kuvuga ngo mu turemangingo twacu handitsemo amateka yabo dukomokaho. Uburo ni siyansi bivuga. Amen. Turinjire muri Bibiliya murebeho ingaruka zabyo. Iyo usomye amagambo Imana abwiye Mose ku mategeko 10, ariko ijya Sabato yo nababwiye ko ari ryaho abayuda, ndavuga ari ya 9, kuko yo n'amategeko arebekiremo muntu cyose, ko sont des lois morales. Dusome hariya Kuva 20:6. Mwaza kubona ibyo turavuga hano. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'inzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyaga.
nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Amen. Urakoze. None hano nta kintu mubona? Ni gute cyane cyane hariya kuri gatanu gatandatu, donc Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ni gute Imana abo bantu turi mu gihe cya Yesu Kristo, igihe cy'ubuntu, sibyo? Muri Yesu dushobora nibyo tuza kureba, dushobora gukira ingaruka z'ibyo abakurambere bacu bakoze. Mwabyumvise? Ariko mu Isezerano rya kera ngo Imana iravuga ngo abantu nibayicumuraho, irabwira Abisirayeli ngo izahana ibyaha byabo kugeza he? Kubakomokaho 3e 4e génération, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi. Kubuzukuruza n'ubuvivi. Abo rero buzukuruza n'ubuvivi bo ntacyo bakoze, ariko ingaruka z'abakomokaho zizabageraho. None zizabageraho gute kandi abo bakomokaho batakiriho? Ni ukuvuga ngo bariya bakoze biriya byaha, wabibise, abo bazaha amajene yabo, abo bazaha ibibagize, ntabwo bazabaha gusa amajene ashobora gukoda amatwi n'ibiki byose, bazabaha n'amateka yabo. Babahaye amateka avumwe. Mubyumva se? Hanyuma, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Noneho ngo kubakora ibyiza bishimwa n'Imana ntabwo bijyana nabo gusa, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Amen. Voilà, murabyumva? Jusqu'à 1000 générations, kugeza ku buzukuruza 1000 générations. Urumva? Hano urayibona ko hariho igihuza abantu uko bagenda babyara, ntabwo ari ukubaha gusa ibibagize umubiri, babaha n'amateka yabo. Amen. Na Petero ubwe arabitubwira. Petero wa mbere, iki cya mbere ku murongo wa 18, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Amen. Hariya bavuze ngo mwatojwe, mwarazwe, pana mwatojwe. Hérité, ni héritage. Ni ukuvuga ngo ni umurage baduha y'imibereho yabo bariya dukomokaho. None rero aho ni mu Isezerano rya kera rigengwa n'amategeko. Urumva ko amategeko, Imana ivuga ko n'abana batagize icyo bakora, ibyo ababyeyi babo bibagiraho ingaruka. Wabibise? Ni ukuvuga ngo rero bariya dukomokaho ntabwo bivuga ngo kubera ko batakiriho ngo ntabwo tugihuye nabo. Hariho mu buryo bw'umwuka ibyo baduhaye, ibyo rero biradukurikirana. Imana rero mu rukundo rwayo yazanye inzira yadukiza izo ngaruka zabo dukomokaho. Ndavuga ku bijyanye n'ibibi bashobora kuturaga. Ni jambo Imana yabwiye Aburahamu, Itangiriro 12 murongo 3, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi
uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Imana itoranya umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu, Imana imuha isezerano ko ni muri we Imana izakiza amahanga. Za ngaruka twavuze z'ama arbre genealogique dukomokaho mu gihe turazwe ibibi. Kuko muri Aburahamu Imana yavuze ngo amahanga yose ni muri we azahabwa umugisha. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo Kristo Yesu yaje nk'umuzukuruza wa Aburahamu, sibyo? Kugira ngo rero ibyo Aburahamu yabwiwe bisozwe muri Kristo. Ni muri Kristo rero niho amahanga yose Imana yakiza wa muvumo, none Imana ikazana umugisha. Amen. Aburahamu mbere yuko Imana imuhamagara, nawe yari afite igiti ashamikiyeho cyitwa igiti kinyura kuri Tera. Tera ni se. Aburahamu ni umuhungu wa Tera, bari abaturage bo muri Iraq. Noneho muri Tera Aburahamu ashora imizi mu mateka ya gipagani. Imana rero iramuhamagara. Imuhamagaye igira gute? Ibanza kumuvana kuri icyo giti ashamikiyeho. Noneho Aburahamu abishami rishamikiye ku Mana ubwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo bita kweza. Ça veut dire purifier la souche. Kweza. Aburahamu arezwa ku isezerano ry'umuhamagaro. Hanyuma Imana muri Aburahamu, Imana ivuga ko n'amahanga yose mu rubyaro rwa Aburahamu ni Imana izakiza abantu uwo muvumo, uwo muragi mubi ushobora gushamikira ku biti byose umuntu wese afite icye ashamikiyeho, iyo bita arbre genealogique cyangwa family tree. Ibyo tubisoma hehe? Tubisoma Bagalatiya 3:29 na Bagalatiya 3:14. Ubwo muri Abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, murabaragwa nk'uko byasezeranijwe. Amen. Abakristo bahinduka urubyaro rwa Aburahamu, bakaba abaragwa ibyasezeranijwe. 14. kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Amen. Murabyumva? Nuvuga ngo Aburahamu nawe mbere ko Imana imuhamagara, nawe yari ishami rishamikiye ku giti cy'umuvumo binyuze kuri Tera ise. Tera ni izina ry'igwamana ubwabyo. Hanyuma kuko Imana ishaka kuzamuvanamo ya soko izatuma ikiza abantu, uwo murage mubi w'ibiti bashamikiyeho, ibiti bitazi Imana bishora imizi mu isi y'umwijima. Amen. Noneho Imana iramweza, yeza Aburahamu imuvana kuri cya giti yarashamikiyeho binyuze kuri Tera ise, ubwo na nyina. Hanyuma imutera kuri yo ubwayo, abishami ry'Imana ubwayo. Noneho ngo muri Yesu nk'urubyaro rwa Aburahamu niho Imana ituvurira twese imivumo dukomoza ku biti dushamikiyeho. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Mu buryo ijya abakurambere bacu bitakitugiraho ingaruka. Imana ishimwe. None rero mu kurangiza tushaka turebe noneho bikorwa biti. Bikorwa gute? Imana ibikora gute? Niyo tujya kureba mu Baroma 11:17.
Abaroma. ariko niba amashami amwe yarahanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo. Ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Amen. Murumva? Nuvuga ngo twebwe Imana mu ijambo ryaho twitwa mu nzenzi. Hariho l'olivier franc et l'olivier sauvage. Nuvuga ngo elayo nyayo ni Israeli, kuko Israeli ni Imana yayiteye. C'est une nation créée par Dieu. Ni shanga Imana ubwayiremeye. Sibyo? Yabavanye ku muntu umwe yitwa Abrahamu. Abrahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo. Yakobo rero akaba ari we Abisirayeli bakomokaho, yashanga. None aravuga ngo Abisirayeli mu kutizera Yesu bahwanyuwe kuri ya elayo bari bateweho. None Imana rero ifata twebwe umunzenzi cyangwa elayo yo mu ishyamba yimejeje. Wayibise? Imana ica amashami kuri yo elayo yimejeje yo mu ishyamba, elayo, amen, y'umunzenzi. Hanyuma Imana irazana ayo mashami iyatera kuri elayo nyayo yayo. Iyo elayo nyayo yayo, amen, ni iyihe? Abisirayeli nk'amashami bashamikiye ku elayo. Ninde se iyo elayo nyayo? Ni Aburahamu. Niyo bajya bavuga ngo twe turubyaro rwa Aburahamu. Bivuga ngo bona amashami ashamikiye kuri elayo yitwa Aburahamu. Noneho kubera kutizera Yesu, bamwe barahwanyuwe kuri iyo elayo, ayo mashami yavuyeho. Mwumvise? None twebwe turi amashami, amashami ya elayo yimejeje mu ishyamba, mu nzenzi. Tukaba turi amashami yitwa ingurukira. Donc nous avons été greffés. Terme bakoresha musa ni greffe. Twarafashwe tuvanwa. Bikuwa muri technique agricole. Tuvanwa kuri elayo y'umunzenzi. Imana iratuzana idutera kuri elayo yitwa Abraham binyuze muri Yesu Kristo. Ariko ibyo byabaye gusa kubizera Yesu Kristo, kubabyawe n'Imana muri Yesu bakavuka ubwa kabiri. None batubwiye ngo tukwiye gutinya, kuko iyaciye y'amashami ya nyayo yo kwera ya nyayo, ngo natwe ntabwo izabura kutuvana aho yaduteye, ngo nitutatinya gukora ibyatumye bari yabangwa. Nituva mu kwizera natwe tuzahwanyurwa nko yandi bayavanyeho, ngo kubera ngo mwibuke ngo ntabwo ari mwebwe muhetse elayo, iyo elayo niba ibahetse. Nuvuga ngo igihimba gihetse amashami, ngo mwebwe ntabwo muri igihimba, mwebwe abanyamahanga mwizeye Yesu. Mwebwe muri amashami gusa yaje guterwa. Igihimba n'imizi yacyo nibyo biguhetse. Ukwiye gutinya. Ukwiye kuba mu gakiza utinya ko wavanwaho nawe, nkuko babandi bavanywemo abayuda batizera. Aho rero tutadutahura rero ririya jambo Yesu yavuze nka metaphore muri Yohana 15. Wumve ibyo yavuze. Yohana 15:5.
ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryangaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Amen. Amen. Muri bantu Yesu araje gushemangira ibyo Pawulo yanditse ku Bisirayeli n'abanyamahanga. Aravuze iki? Aravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, natwe tumwizera turabigishwa be, turamashami, ngo da ise niwe nyirawo. Ni ukuvuga ngo rero duhetswe amashami. Nimba turi amashami dushamikiye kuri Kristo, niwe muzabibu ushora imizi mu mana nzima. Wabise Kristo n'umuzabibu w'ukuri ushora imizi mu mana nzima, ngo n'abamwizera baba abayuda b'abanyamahanga n'amashami. Wabise amashami agaburirwa ibituruka mu mizi bikazamuka mu giti, hanyuma bikagenda bikakwira amashami yose kugira ngo agire ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero tutagumye muri Yesu tuzahinduka amashami adafite ubuzima. Ariko tugaruke rero kuri cya giti dushamikiyeho cyitwa arbre généalogique cyangwa family tree. Ni ukuvuga ngo rero iyo tumaze kubimenya tukamenya ko kwizera Yesu Kristo ariyo operation ikoreka, nidufata icyo kigereranyo cy'amashami, iyo metaphore, umenye ngo abo ukomokaho bose nibyo bita arbre généalogique. Ni ukuvuga biragenda bigafata ku babyeyi bawe n'abo byandika byose. Mu bisanzwe amashami n'imizi ni kiye cyabanje mbere? N'imizi. Mu bisanzwe twakabanje ko dukomokaho, sibyo? Hanyuma akagenda biku. Ona igihimba, ona ni gito, hanyuma amashami akaba menshi. Nidufata iyo expression arbre généalogique, babise. Ariko iyo bapresenta organigramme y'abakurambere b'umuntu, babanza ku bakurambere bakagenda bamanuka, sibyo? La base ni iba nini. Ariko nituyivuga mu buryo bw'igiti rero c'est l'inverse. Ni ukuvuga ngo umukurambere niwe abanza, hanyuma abo bagenda mukomokaho bakagenda baba benshi. Babise iyo murabyumva. Nibakora organigramme atari igiti, babanza umuntu umwe cyangwa babiri, umugabo n'umugore, n'abagenda babakomokaho. Ariko nidufata nk'igiti, family tree, arbre généalogique yacu, nuvuga ngo umu ancêtre wacu cyangwa udukomokaho akwiye kuba mu mizi, kuko imizi niyo yagiye ibyara igiti gutyo. Ubu rero twebwe muri somo ryacu turafata arbre généalogique aho gufata organigramme. Amen. Kuko arbre yaduhaye beke ubuzima. Igiti n'ubuzima, organigramme ntabwo ari ubuzima. Igiti ngo abaduhaye kubaho, kuba turiho, abo dukomokaho. Ni ukuvuga ngo rero nimba mfite abo nkomokaho uburyo bw'umubiri,
abo rero nibo bitwa l'arbre généalogique yanjye, mwene kanaka wa kanaka wa kanaka. None ijambo ry'Imana yatubwiye igihe twizeraga Yesu Kristo, niba twaramwizeye by'ukuri tukaba tuzi ibyo twakoze, Imana yahise ituvana kuri cya giti tubereye amashami, hanyuma iradufata nk'ishami idutera ku kindi giti. Icyo giti cyitwa Aburahamu kandi bikorerwa muri Yesu Kristo. None imizi rero icyo giti cya Aburahamu cyitwa Aburahamu ishoye mu Mana nzima, ntabwo ari mu bigwamana byatera ise. Ibyo rero bifite ingaruka rero. Niba abantu benshi ntabwo turamenya n'agakiza icyo ari cyo, tumva ngo ni idini, ngo ni gusenga, ngo ni church. Gukizwa ni ukuvuga iki? C'est de changer l'arbre généalogique. Gukizwa no guhindura igiti kiguhetse mu mateka. Gukizwa no guhindura igiti ushamikiyeho. Ibyo bifite ingaruka. Nuvuga ngo ibintu byose abakurambere bashobora kundaga bitameze neza byabaranze, ni muri Yesu Kristo efe yabyo ihagarara. Ni muri Yesu Kristo bihagarara. Nuvuga ngo ntabwo ababyeyi baraga abana babo gusa amagene des jeunes qui codent les yeux, les oreilles, amagene abaha amazuru, amatwi, ibiki, umusatsi, amano, ibiki. Babaha n'amateka yabo, babaha n'ubuzima bwabo. Nimba ari ubuzima bw'indushyi barabubaha, ubuzima babayemo bw'akababaro bw'ibiki byose n'ingaruka yabyo barabibaha. Babaha ibintu byabaranze, nimba ari ubugome bwabaranze, nimba ari ubutindi, nimba ari ibiki byose, amatiku n'ibiki byose barabibaha. Twasomye hariya muri nuze expérience scientifique ngo nos aïeux ne nous lèguent pas seulement des gènes qui codent notre physique, mais aussi leur vécu. Baturaga n'ubuzima babayemo. Wabizi? Noneho muri Yesu honyine ni Imana ikora iyo operation. Ni Imana ivana amashami ku biti by'iminzenze, hanyuma Imana ikayatera kuri Elayo yayo nyayo yatoranijwe ari Aburahamu, ariko bigakorwa muri Yesu Kristo. Ingaruka rero ni nyinshi cyane. Ingaruka ni ukuvuga ngo ntangira kwinjira mu mateka ya Aburahamu ashingiye ku masezerano y'Imana. Amen. Ntangira kwinjira mu mateka ya Aburahamu ashingiye ku masezerano y'Imana. Ariko nureba ubuzima bw'abakristo, ese ubona ko bimeze? Ngo hari ikintu kidasobanutse. Amen. Hari ikintu kidasobanutse. Ndumva abantu ntabwo bigeze bumva agakiza icyo ari cyo. Nicyo kibazo. Ko normalement dutewe kuri Elayo y'Imana, ni ngombwa amateka yo Elayo arigaragaza mu buzima bwacu. Kubera iki dukomeza kuba nk'abakurambere bacu mu mibereho? Tuvuga ngo ubuzima bwabo buracyadutembamo, kandi mu buryo bw'umwuka twarimuwe, twaratewe ku ikindi giti, twavanye ku giti cyavumwe. Imana idutera giti yawe umugisha. Aburahamu niwe mugabo Imana yahamagaye kugira ngo muri we, mu rubyaro rwe Kristo, ivure amahanga. Amen. Haleluya. None se urebye ubuzima bwawe wowe uvuga ngo urakijijwe, wowe ubona bitandukanye ko ku giti wowe wavukiyeho nk'ishami, hanyuma n'igiti byitwa ko wimuriweho nk'ishami? Ese amateka aratandukanye? Ese urabibona? Ese biragaragara? Dushobora gukizwa gusa intellectuellement ngo inarakijijwe, ariko umwe kumenya gukizwa ari kuvuga iki? Kuko Imana iravuga ngo abantu banje bishobora kutamenya. Mon peuple périt faute de connaissance. Bayizi? My people perish because of lack of knowledge. Knowledge yo kumenya Imana
Yesu yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Kugira ngo rero ubaturwe kuri icyo giti cy'umunzenze, icyo giti utewe uvukiraho ushamikiyeho, nuko ukwiye kumenya ukuri, ko ukuri kukubatura. Abantu benshi rero nta kuri bamenye, barishutse, barunze mu madini gusa, ngo ku cyumweru ngo ugiye ku icaci ngiye gute, ariko ntabwo baramenya gukizwa dimension yako, bamenye iyo mystère yo gukizwa, bamenye ukuntu Imana ikora iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo akavuka ubwa kabiri, amenye ko hariho changement radical ya destin ye, amenye ko hariho guhinduka ku byerekeye icyerekezo cy'ubuzima bwe, amenye ko hari imbaraga Imana yasutse kuri Abrahamu n'abamukomokaho, Imana isuka ku muntu ari muri Yesu Kristo. Amen. La grandeur Imana yabwiye Abrahamu itangira kuba incarné muri uwo muntu. Ariko uyu munsi ya point de différence ku bantu benshi tw'abakristo, ubwo Kristo bwahindutse iki? Idini n'ibigare n'amaclub, ibintu biraho gusa ngo byo guhura, ngo barahura ngo biki, nta impact bifite. Realite ya salut, ugukizwa nyakuri ntabwo bigaragara abantu benshi. Umwe wese afite impamvu yabaye umukristo. Rero uyu munsi ndashaka ngo tumenye neza icyo ari cyo agakiza. Agakiza ni ukuvuga ngo Imana yakuvanye kuri arbre généalogique naturel, uvuga ngo mu ngaruka z'ibintu abakurambere mu buryo bw'umubiri bashobora kuba barakoze, bikaba bishobora kuba transmis kuri wowe, ko twumvise ko scientifiquement birashoboka. Hanyuma Imana igahita iguhindurira igiti, ikagutera ku giti cyayo yateye, elayo yayo ariyo Abrahamu, ariko binyuze muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yakoreye muri Abrahamu cyangwa yabwiye Abrahamu bitangira kuba ibyawe, kuko byose biheshwa n'iki? Biheshwa nuko ngo muri Yesu Kristo duhabwa umwuka wasezeranijwe. Uriya mwuka ari umwuka wera, utangwa gusa n'Imana muri Yesu Kristo. Uwo ni umwuka azana iby'Imana yabwiye Abrahamu kuba ukuri ku muntu. Amen. Efficience ikoregwa muri Yesu Kristo kubw'umwuka wera. Nuvuga ngo iyo masezerano y'Imana yabwiye Abrahamu atangira kuba effectif cyangwa effective kubw'umwuka wera twahawe. Nawe ubundi zogira gusa ibidini gusa biraho gusa, myaka 10 mu itorero ya pas de changement. Si ikibazo ra kesi Bibiliya nimba atari ukuri. Ugiye kwibaza rero ubuzima bwawe, ese koko ndacyashamikiye ku munzenze l'olivier sauvage, cyangwa ndishame ryahinduwe rigaterwa kuri elayo nyayo? Amateka atemba muri ye nayande na yahe? Ni abakurambere buryo bw'umubiri gusa, cyangwa ni amateka ya Abrahamu binyuze muri Yesu Kristo? Ni umuntu wese akwiye gukora examen de conscience, ni umuntu wese akwiye kubyibaza. Na wundi tuzaba mu gakiza kadafututse, tuzaba mu bintu by'idini gusa biraho gusa. Wabibise byo kuba mu idini nka association cyangwa iki. Agakiza karenze by'amadini n'ibiki byose. Agakiza karenze ngo nanjye ngo ndi hariya, ngo nanjye ndi mu cyaci, ngo nanjye ndi mu biki. Ekada, gakiza c'est plus que ça. Gakiza nuko Imana yasezeranye ko izatuvura twese amahanga binyuze muri Yesu Kristo, urubyaro rwa Abrahamu. Imana yabwa icyubahiro. Kandi nta kintu ugeraho utakizi. Niyo mpamvu ngo abantu banje bishwe no kutamenya iby'Imana yavuze, kutamenya uko Imana ibikora kandi yarabishize mu ijambo ryayo. Ibyo nibyo byica abantu. Tugasazira amatorero, tukaza mu mvura ku ruzuba. No change. Amateka ku Mariya yandi. Iyi ntabwo ari imivugo.
iri ni ijambo ry'Imana yawumetswe nayo. Imana ishimwe. Nimba rero Imana ishobora gufata amashami ya elayo y'umuzenzi ikatera kuri elayo nyayo, bifite ingaruka nyinshi, muri izo harimo iyi. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora guhindura the past. Imana ishobora guhindura le passé y'umuntu. Urabona abakristo benshi cyangwa n'abantu benshi bazi yuko Imana hari icyo yahindura mu byo ndimo ubuzima bwa none, ibasha no guhindura n'ejo hazaza. Siko bitubizi. Ariko kubyerekeye ejo hashize bazi ko ntaho bihuriye nabo. No. Twumvise ko abakurambere ibyabo birakora none mu buzima bwabo bakomokaho. None se abakurambere bari he? Bari muri future, bari muri present, bari muri past. Niwumva se passé ntabwo le passé n'est pas passé. Dore Albert Einstein nigeze kubabwira hano yafushije umuscientifique mugenzi we. Amen. Haleluya. Hanyuma mu barwa yanditse ahumuriza umuryango we, dore amagambo yavuze: siyansi y'ukuri ni Imana ifungura imitwe yabo bashakashatsi kugira ngo bavumbure ibintu kandi bise kugenda bihamanya ijambo ry'Imana. Amen. Bibiliya irimo ibintu scientifique a priori. Munyumve neza. Nuvuga ngo mbere yuko siyansi ivumbura ibintu nuzamenya ko byari muri Bibiliya. Wajyumva? Bibiliya ifite ibintu biri scientifique ariko birimo a priori. Bizamenyekana ko birimo a posteriori, bimaze kuvumburwa. Mu gihe bitaravumburwa ntushobora kumenya ko biri scientifique, ariko biba birimo. Ariko bimaze kuvumburwa na siyansi uhita umenya kuba Bibiliya yarabivuze. Nka kwa kundi yuko ubudahangarwa bukorerwa mu isoko riri mu magufa, moelle osseuse. Ibyo byari bihari, ariko mu gihe bitaravumburwa ntabwo byari bizwi ko bihari. Tuvuga ngo la Bible contient des vérités scientifiques a priori. Tuvuga ngo ntushobora kubimenya bitabaze kuvumburwa. None rero Albert Einstein yaravuze ati rero umuryango uri yafuje yitwaga Michel Besson. Nibisoma mu Gifaransa Michel Besson. Uwo muscientifique amaze gupfa, Albert Einstein yabandikiye gutya ahumuriza umuryango ngo il a quitté ce monde bizarre, ngo yavuye muri iyi si irimo ibintu byinshi by'urusobe, un petit peu avant moi. We nawe yarazi ko nawe vuba nawe azapfa. Cela ne veut rien dire. Ngo ibyo ntacyo bivuze. Kuba yantanze jewe ntacyo bivuze. Les gens comme nous, abantu nkatwe qui croient à la physique, bemera physique, on est Albert Einstein, savent que la distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion obstinément persistante. Ngo nkatwe ba Albert Einstein, aba physiciens, aba scientifique, turazi yuko ejo hashize n'uno munsi n'ejo hazaza ni ikintu kimwe. Ibyo bita univers block. Ngo biri hamwe. Nibyo si byo tuza kubibona. Amen. Mu Cyongereza baravuga ngo Einstein wrote to the Besson family shortly after his friend's death, expressing that Besson had departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. Gucyo nacyo bivuze. Kubera iki? Aravuga ngo for physicists the separation between past, present and the future is an illusion. Ngo gutandukanya ejo hashize n'uno munsi n'ejo hazaza ni nk'ibintu gusa by'inzozi, biri mu bitekerezo byacu ariko ntago biri muri reality yabyo. Einstein died just over a month after his friend on April 18th,
1955. Mvuga ngo ukwezi amaze kwandika ibyo nawe yahise yitaba Imana. Aravuga ngo ejo hashize n'uno munsi n'ejo hazaza mu bisanzwe nitwe tubitandukanya mu mitwe yacu, ariko mu miterere y'ibintu uko Imana yabiremye siko biri. Byose biri hamwe. Murabyemera? Ni mubyemera? Mwabisobanura? Bibiliya irabisobanura. Reka tuyisome. Dusome Yohana 4:18. kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Okay. Ni Yesu wabwira wa Musamariyakazi. Bayo baraganira. Ngo wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo bintu biri muri none cyangwa ejo hashize ejo hazaza? Arora mubwira bya none cyangwa ibyo ejo hashize cyangwa bizaza? Arora mubwira abagatane abafite none yabafite ryari hashize, ababwira n'uwa none afite. None se nimba ejo hashize hatakiriho Yesu siyere kumenya gute? Nimba ejo ibyejo hashize bitakiriho Yesu yari kumenya gute? Ibi ni bikwereka ko ejo hashize haracyahari, birahari somewhere, birahari quelque part. Isi si byanditswe byera. Araramubwira hashize ko arahabona, umwami arahabona, arabona past yo mugore aho ibitswe. Mwabizi? Na niyo mpamvu rero ijya abakurambere bacu nubwo batakiriho arabo muri passé, ibyabo bifite impact none, kuko le passé n'est pas passé. Past is not past. Past is not past. Past is not something stocked somewhere, but past acts even today in our daily life. Past ntabwo ari ikintu wavuga ngo ntaho ngihuriye nacyo, kiracyahari. Wabizi? Kuko uriya mugore passé Yesu yarayizanye, vuga ngo irahari, we nk'Imana arayibona. Hanyuma dusome Yeremiya 32:7. dore Anamiyeli mwene Shalumu so wanyu azagusanga ati tugure umurima wanjye uri muri Anoti, kuko ari wowe ufite ubutware bwo kugura. Bukeye Hanameli mwene data wacu ansanga mu gikari cy'inzu y'imbohe nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri, arambwira ati ndakwinginga ugure umurima wanjye uri muri Anatoti mu gihugu cya Benjamini, kuko ari wowe ubasha kuwuzungura, kandi ubutware bwo kugura ari wowe uwufite, uwigurire. Nuko menya ko rya jambo ryavuye ku Uwiteka. Amen. Amen. None ibi ubishyira hehe? Ejo hashize, none cyangwa ejo hazaza? Uyu Anameli umwana wa nyarume wande? Hanameli mwene Shalumu so wanyu. Nuvuga ngo uyu Shalumu yari anko, yari anko wa Yeremiya, umuhungu we rero. Numva se ko ari umuryango. Imana imubwira ngo azaza. Wayumvise? Va venir auprès de toi, azaza kukubwira ngo ngurira umurima, kuko niwe amategeko aho uburenganzira bwo kuzungura. N'amategeko y'Imana. N'amategeko y'Imana, kuko uwo muryango niwe azungura. Hariho muri bukana na Boazi, sibyo? None uyu Anameli ntiyaje se? None se Yeremiya yari yabibwiwe? None se mubishyira he? Iyo bavuze ngo il viendra, azaza, ntabwo ari ibintu biraha, ni ibintu bizaza.
Yeremiya bararamubwira ibintu biri bube mu nyuri imbere, kandi yaraje uko Imana yabimubwiye Yeremiya. Hanyuma Yeremiya nawe aramenya ko ari ijambo ry'Uwiteka, azungura wa murima, kuko Imana yashaka guhanura binyuze kuri icyo cyabaye hagati ya Yeremiya n'umuhungu wande wa nyirarume, son oncle, sibyo? Ngo ubu muraza gutwarwa muri imbohe i Babuloni, muraza kuva muri gakondo yanyu, ngo ariko kera muzongera mutatangwe mu mahanga yose, atari mu gihugu kimwe cya Babuloni gusa, ariyo Iraki ya kino gihe, muzatatangwa mu gihe kera mu mahanga yose. Hanyuma nzaba nk'uko umaze kugura umurima. Mu bisanzwe uyu murima uyu arawugurishije, sibyo? Urawuzunguye, sibyo? Nibisa nawe umuvuyeho nubwo wagumye mu muryango, sibyo? Namwe kera nyuma y'igihe kirekire, iyo bita la grande diaspora, nzabavana mu bihugu byose muzaba mwaratatanirijwemo, mugaruke hano mu gihugu cyanyu bwite, none bwite, muzaba mwaragitakaje igihe kirekire, muzagaruka hano mutaza gusa mujya mu byanyu, muzahagura nk'uko waguze niko muzaza mugura. Uko niko abayuda ba none ba Netanyahu, amen, bavuye mu mahanga baza bagura aharaba arahawe. None se nimubona ko future Imana irabwiye Yeremiya yuko nayo ibitswe ahantu? Nuvuga ngo twebwe turi no benyo dans un océan de mystère. Twebwe turi mu buzima bw'ubwiru, twe tubona gusa nona, ariko ntabwo tuzi ko ibyo twavuyemo ejo bibitswe ahantu, n'ibitegereje ejo hazaza nabyo birabitswe. None niyo tuzi, ariko n'ejo hashize n'ejo hazaza nabyo birazwi n'Imana, kuko bibitswe ahantu. Ibiro bituzana rero kuri cya giti umuntu wese ashamikiyeho, buri umwe wese ashamikiyeho. Ni ukuvuga ngo rero ari amateka y'abakurambere bacu nimba atari meza, yakadukurikiranye tukomeje kuba dushamikiye kuri cya giti cy'umuryango cy'abo dukomokaho, kuba amateka yabo. Ariko tumaze guterwa mu kindi giti, ariwe Aburahamu, binyuze muri Yesu Kristo, amen, yapase bya bindi byashize, ibyo twita by'abakurambere, byakagize icyo bitwara none yacu n'ejo hacu, sibyo? Ibyo rero Imana, kuko yo byose bibona imbere yayo yuko biri hamwe, nk'uko yahindura none yawe niko ibasha guhindura ejo hawe, niko ibasha no guhindura ejo hawe hashize. Iryo niryo ntego yo kumenya iri somo y'uno munsi. Murabyumva? Imana rero yahaye ba Albert Einstein muri physique kubimenya mu buryo bwa science, niryo bise univers block. Ni ukuvuga ngo nta passé, nta présent, nta futur, byose biri hamwe. Ni twebwe tubona ko hari ibihe byatambutse, ibihe turimo n'ibihe bizaza, nitwe tubibona, ni muri conscience yacu, ariko muri realite byose biri hamwe. Na niyo mpamvu Imana ishobora kubibona, ibona ejo hashize, n'ibinyegihumbi byashize ibona nka nonaha, n'ibinyegihumbi bizaza ibona nka nonaha. Na niyo mpamvu imyuka imwe ibita les esprits de bonne aventure, imyuka iyo bita fortune teller, imyuka y'abavuga ibizaba, l'esprit de Python zari mu bantu muri Bagiriki, imyuka yereka abantu ibizaba. Simvuga abateka mutwe, hari imyuka ibihanza abantu ikabereka ibizaba. Yo ntabwo ishobora kureba kure nk'umwuka w'Imana, ariko ibasha kureba ibintu runaka, njye nabyita kureba ibyijiji.
kureba un peu dans le flou. Uvuga ngo ibiri hafi uko bishaka kugenda kure birayinanira, ariko ibiri bugufi iyo mvuze bugufi si ukuvuga ngo umwaka w'imyaka ibiri, ushobora no kureba mu myaka 100 gutyo, kuko iyo irareba muri future Imana yateguye. Wabibizi? Ibi rero ni ibintu bitwereka ikintu gikomeye, bigatwereka yuko ubuzima bw'umuntu, amen, imbere y'Imana ibubona nk'ikintu kimwe, ntabwo itandukanya ejo hashize, ejo hanone, ejo hazaza, byo ibibona biri hamwe. Urumva rero ko bari Albert Einstein muri physique Imana yabavunguriyeho iryo yishurirwa ko ni twebwe tubona ko hari igihe gitandukanyijwe n'ibihe bitatu, ejo hashize, ejo hazaza na none, ariko imbere y'Imana ibona gutya biri hamwe. Niyo mpamvu imyuka imwe ifite izo mbaraga ishobora kuvuga ibyakubayeho imyaka yatambutse, sibyo? Igashobora no kuvuga ibyo urimo, igashobora no kuvuga n'ibishobora kubaho mu myaka runaka iri imbere. Ntabwo ari igitangaza rero, nuko Imana yahaye ama-esprit ubwo bushobozi. Na niyo mpamvu Imana yabujije Abayuda kuza nibamara kugera mu isezerano ntibazagende kubaza abahamagara imizimu, imyuka bapfuye, ngo babwire ibizaba, nuko Imana izi ko iyo myuka ishobora kureba muri future, ariko atari future yakure cyane nk'Imana, kuko Imana ireba d'éternité en éternité, ariko irishobora kureba mu mateka azaza, amateka yashize n'amateka uri munona, ubuzima uri munona. Niyo mpamvu rero mu gusoza tukwiye kumenya neza ibyitwa arbre généalogique, family tree. Ukwiye kwimenya n'ingaruka yayo, mvuge mu ijambo rimwe, ukwiye kumenya icyo bita l'arbre généalogique naturel, ni ukuvuga ngo abo ukomokaho mu buryo bw'umubiri, nicyo giti ushamikiyeho mu buryo bw'umubiri, na arbre généalogique spirituel, ni ukuvuga igiti abera, abakijijwe, abavutse ubwa kabiri, abari muri Yesu Kristo bashamikiyeho. Ntabwo washamikira kuri byombi, nta nishoboka. Ukwiye kuba ishami ry'igiti kimwe muri ibyo. Uyu mwanya ndio ndavuga, nawe uzanyumva. Ushamikiye kuri kimwe muri cyo. Nimba udakijijwe neza, ukaba utaravuka ubwa kabiri, ukaba ufite idini gusa ya Kristo, wowe uracyashamikiye hehe? Kuri cya giti cy'umuryango w'inyama n'amaraso, mugasangira nawo amateka yose. Kandi Imana yamaze kuvuga ngo hanze ya Yesu ni imivumo gusa, cyangwa ukaba waraciwe kuri cya giti Biblia yita umunzenzi, ukaba waraje uruterwa ku giti nyacyo cy'umugisha, aricyo Abrahamu. Kuko Abrahamu afite abana b'uburyo bubiri, afite abana b'uburyo bw'inyama n'amaraso, n'abakomoka kuri Isaka na Yakobo wa Isirayeli, amen, n'abariya bakomoka kuri Ismaeli nabo, sibyo? N'uriya Esawu n'ubwo abakomokaho tuza kubamenya uyu munsi, abo bose bafite amajene ya Abrahamu mu buryo bw'umubiri. Ariko abakomeje kuba urubyaro rwa Abrahamu muri rya sezerano ry'umugisha n'abakomoka kuri Isaka na Yakobo. Akongera rero akagira abana rero batabarika muri Yesu Kristo, urubyaro rwe mu buryo bw'umwuka. Abo nibo bavutse ubwa kabiri mu kwizera Yesu Kristo. Abo rero bakwiye kwimenya ko batewe ku giti kindi, giti cy'umugisha cyitwa Abrahamu. None bagahita batangira kumenya ingaruka zabyo. Amen. Kuba narahinduwe igiti nshamikiyeho,
bikwiye kugira impact mu buzima bwanjye, bikwiye kugira ingaruka mu buzima bwanjye. Iyo rero bitafite ingaruka, hari ikibazo. Umukristo agikurikiranwa n'ibintu by'imihango n'ibikibiza gipagani, ngo abazimu baramukurikirana, ngo amahembe y'iwabo baramukurikirana, ngo ibiki biramukurikirana, uwo muntu ubukristo bwe buri problematique, nubwo kwibazwaho. Bayuzi na niyo mpamvu ntajya numva abakristo batinya ngo abadayimoni, ngo amadayimoni ngo araje. Ntabwo baramenya ibyo twize uyu munsi. Nimba warakuwe kuri icyo giti, ukaba waratewe ku giti cya Elayo nyayo, ariwe Abrahamu muri Yesu Kristo, abo bazimu ntawe mugihuriye nabo. Ikibabaje rero bakurusha kubimenya. Wowe byakorewe ntabyo umenye, bo bakurusha kubimenya. Icyo ni ikibabaje. Amen. Ubu jewe mfite genealogy iya mbere narinzwiho ni genealogy y'abankomoka ku mubiri, ariko igihe umwami Yesu yaje kunshaka akambona, hanyuma noneho amagakiza, Bibiliya yambwiye ngo nahise ncibwa kuri cya giti cy'umunzenze. Amen. Ariyo family tree. Hanyuma nterwa ku kindi giti cyitwa Abrahamu binyuze muri Yesu Kristo, nkabandi amashami y'icyo giti. Kandi Abrahamu nawe yaciwe ku munzenze wa Tera, isi umubyara, aterwa ku giti kisha ariwe Imana nzima. Ubwo rero nanjye rero ndiyo ndakira, mu Kinyarwanda bavuze ngo namakakama, ndiyo ndakira save, ibingaburira bituruka kuri Abrahamu, ibyo yasezeranijwe nawe akabivoma mu mizi iri mu Mana. Imana yagucyubahiro. Ni ngombwa ibyo bikwiye kugira impact ku buzima bwanjye bwa none. Ntabwo ari giye mwe rero kuba ntinya abadayimoni nabo bazimu n'imbaraga z'umwijima, kuko naho ngihuriye nazo. Niyo mpamvu rero uyu munsi ibi bifite icyo bivuze mu gakiza. Il faut vous interroger sur votre salut. Mugiye kwibaza by'agakiza kanyu. Mugiye kubaza agakiza kanyu. Ni bwoko ki bwako gakiza? Ni kabila gani yokovu? Abantu gusa bagarukira gusa ku mazina y'amatorero, ariko ubuzima bwabo ntabwo ubona change. Ikurikirana abavandimwe babo nibyo bakurikirana nabo. Urumva? Kuvuga ngo iyo realite ntabwo igeze iba muri bo. Bayubize. Imihamuro yabo niyo nawe ufata. Ibyo batongerewe kera nibigufata nawe. Ibyo babakorera ngo ibi nibakurikira niyo bagukorera. Se wumva se niki cyahindutse? Wavuye gusa muri ya dini yitwa gutya uhindura irindi dini nabindi. Icyo wakoze gusa wawe mu kidini y'ababyeyi gusa. Nta yindi ngaruka byazanye. Gadusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko muri Yesu wazanye mwami inzira yo kudukiza ingaruka mbi y'imihango n'imigenzo bakurambere batari bazi Imana nzima bashobora kuba barakoze. Ariko muri Yesu ukaduvana kuri icyo giti, ukadutera kuri Elayo nyayo watoranije, ari we Abrahamu. Muri Yesu Kristo tugenda kuba urubyaro rwa Abrahamu, tugahabwa umwuka wasezeranye, tukaba dusangira na Abrahamu amasezerano, tukaba muri Yesu dusangira akamero k'Imana. Turagushima rero mwami uduhe kubishyurirwa, tumenye ibyo duhura nabyo, ukuntu tubihagararamo atari nk'abantu bakiri kuri cya giti cy'umunzenze, ariko nk'abantu batewe kuri Elayo nyayo. Kandi uduhe mwami kubigushimira buri gihe cyose, kandi uduhe kutabikinisha, kutabikerensa, kuko ngo n'amashami ya Elayo nyayo yabikinishije yaraciwe. Ngo natwe rero twari amashami y'ingurukizi Elayo mu ishyamba yimejeje, ngo nidutinye kugira ngo natwe nituvanwe kuri Elayo twatewemo tumaze kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Reka dushimire abakoze muri Imana, Clementine Magema, Pastor Celestin na Bera.
uyu mwana arazi gusoma neza. Imana ishimwe. N'abavandimwe bakoze imirimo hariya kubanga w'ibyuma bose turabashimira Imana bakoze umurimo w'Imana. Namwe turabashimira abashoboye kuza kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana rituyobora mu masengesho yacu. Ariko nimwibaze ko bose ariko barinyoterwa. C'est ça ce qui est triste. Mwayumvise? Nta change ishobora kuba nimba ijambo ry'Imana utarikuriramo. Ibi mvuga ni ibintu by'ingenzi. Amen. L'église n'est pas un club. Non, c'est pas une association. Itoro ryakabaye iry'amashami yose yatewe kuri Elayo nyayo. Imana ishimwe. Rero umwami yabwiye neza ngo turi kumwe.